Reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'urupfu rwa Reverend Pastor Nzabonimpa Canesius wo mu itorero rya ADEPR, umupasiteri wakunzwe ndetse akagenda yigisha n'abatari bake. Inkuru y'urupfu rw'ikaba yamenyekanye kuri iki cyumweru ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022. Ni Reverend Pastor Nzabonimpa Canesius wari umuvugabutumwa ukomeye mu itorero rya ADEPR, yitabye Imana mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa Mutarama mwaka wa 2022. Uyu musaza wari waragiye mu zabukuru yakoze ivugabutumwa rikomeye, harimo n'inyigisho yagiye ashyira kuri za DVD, ibitaramo yagiye ategura mu myaka itandukanye, ibyo yagiye yitabira yatumiwemo ndetse yanagenza amahanga mu kubwiriza ijambo ry'Imana. Bimwe mu bihugu yagiyemo harimo ibyo yagiyemo mu mwaka wa 2018 aho yamaze amezi agera kuri 2, harimo ibyo mu gihugu cya Norvège, mu Bufaransa ndetse no mu Bubiligi. Zimwe mu nyigisho yose tuzisanga ku mashene anyuranye yivugabutumwa ku rubuga rwa YouTube, harimo gucungurwa kwa kabiri ku munsi, iyi si ntigushuke izashira, umugenzi n'izindi zitandukanye. Uyu Reverend Pastor Nzabonimpa Canesius yabaye umuyobozi w'amaparuwasi atandukanye yo mu itorero rya ADEPR mu karere ka Rusizi, harimo Igihundwe, Ibigutu, Rwahintura n'ahandi hatandukanye. Kugeza ubu ngubu ntabwo haramenyekana icyamishe, gusa makuru ahari nuko yaguye i Rubavu aho yari yaragiye mu ivugabutumwa. Urupfu rwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye rukaba rukomeje kugenda rushengura abatari bake, ndetse abantu benshi bakaba bakomeje kugaragaza ibigwi bihambaye by'uyu umupasiteri. Ni yavuze Israel, umwana wa nyakwigendera, akaba yabwiye ikinyamakuru Igihe ko bamenye inkuru y'itabaruka ry'umubyeyi wabo mu gitondo cy'uyu munsi, aho yagize ati papa yari ari i Rubavu mu ivugabutumwa hamwe na pasiteri Rugeri Nyange, Ngendahayo Simon Pierre n'umushumba w'ururembo rwa Gihundwe Pasiteri Nsabayezu Aimable. Batubwiye ko baryamye nk'ibisanzwe mu macumbi ya ADEPR Rubavu, buri wese ari mu cyumba cye. Mu gitondo babyutse bari kwitegura, ariko bakomanze bumva ntari gufungura, bahamagara telefoni ye ntiyacamo, bagerageza guhamagara RIB ngo icurugi, bahise bamujyana kwa muganga basanga byarangiye. Yavuze ko baherukanaga kuvugana ku munsi wo kuwa kabiri kuko bari bafitanye gahunda bagombaga gukora muri Kigali nyuma yo kuva mu ivugabutumwa yararimo. Yakomeje agira ati ntiyararwaye n'ejo yarabwirije. Uyu Reverend Pastor Nzabonimpa yabonye izuba mu mwaka w'1957 i Nyamasheke, akaba yarashakanye n'umugore witwa Mukarugina Stephanie. Babyaranye abana 10 barimo Bikorimana Emmanuel uzi nka Bikemu mu muziki wo kuramya indirimbo cyangwa se mu muziki wo kuramya ubwo gucuranga indirimbo ziramya ziganahimbaza Imana. Akaba afite n'undi muhungu uzwi cyane witwa Sengurame Joel. Uyu nawe akaba afite iyi channel cyangwa se YouTube channel yitwa Iyobokamana TV. Mu rugo rwe akaba yari yaragiye arera abana batandukanye. Urupfu rwe rukaba rwashenguye ndetse rukanababaza abatari bake. Tumwifurije uruko ridashira ndetse tukanihanganisha umuryango wa nyakwigendera, dore ko urupfu rwe rukomeje gushengura abatari bake. Imana imutuze heza.